Menya ibyatuma wubaka urugo rugahoramo umunezero. Amabanga yagufasha kubaka urugo rwiza. Abashakanye bifuza ko urugo rwabo rwahorana umunezero. Bityo rero hari ibintu twaguteguriye nka tele mu butanye. Muri iyi nkuru tugiye kugezaho ubundi ukamenya uburyo ukwiye kujya witwara mu rugo rwawe. Abahanga mu bijyanye n'iyobokamana bavuga ko urugo rwiza ari ijuru rito. Benshi bakunda kuvuga ko urugo kandi ari ishuri ritabona umuhanga kuko ushatse kwigira intyoza ruramutamaza. Niyo mpamvu twahisemo kubagezaho amwe mu mabanga yafasha buri wese kurema urugo rugahorana umunezero ndetse rugasabana n'abavandimwe ndetse n'inshuti. Icya mbere, menya ko nta muntu w'intungane. Buri wese akura bavuga ko intungane bwira icume karindwi. Buri muntu wese ashobora gukora amakosa. Niyo mpamvu niba wubatse urugo ukaba ufite umugore cyangwa se umugabo, menya ko uwo mwashakanye atari umutagatifu ahubwo ari umuntu ushobora gukosa. Icyo usabwa igihe uwo mwashakanye yakoze ikosa, wimwuka inabi. Niba ugiranye ikibazo n'uwo mwashakanye, irinde kumutuka, mwereka amakosa utamushyize ku nkeke. Gushinzanya amakosa bikurura intonganya, bigakurura amakimbirane mu miryango ndetse ugasanga ari nayo ntandaro yo gutandukana ku bashakanye. Ikindi, ugomba kumva vuba ndetse ukirinda urusaku. Niba ushaka kubaka urugo uzirinda uburangare no kutumva vuba, ugomba kumva uwo mwashakanye utamugisha impaka zidashira. Irinde gusakuza igihe akubwiye ibidasobanutse, ahubwo ushaka uburyo mwashyikirana mu mahoro. Bizatuma mukemura ibibazo byanyu mu mudendezo ntawe uhungabanye. Ikindi, ntuzigere uhangana n'umugabo. Bagore, muzirinde guhangana n'abagabo banyu. By'umwihariko muzi ko umugore ari we mutima w'urugo. Uramenye ko guhangana n'umugabo byakuviramo gusenya, ndetse abagabo bamwe bakunda guhunga ingo zabo, bagaragaza ko batanze amahoro mu rugo. Muri kamere y'umugabo aba yumva ko ntawamuvugiramo. Ikindi, niba umugabo akoze ikintu uzirinde nawe kumwigana, kuko ikosa umugore akoze rigira ingaruka zishobora kuba karande zikagera no ku bana. Kugira ngo iyi ngingo yumvikane neza, dufata urugero. Umugore ashobora kunanirwa kwihangana umugabo we yasambana nawe akabikora. Ibi bigira ingaruka ku muryango wose. Nubwo abagabo nabo bakwiye kwirinda ubusambanyi, abagore bakwiye kutabikora barimo bahangana. Guhangana muri ubwo buryo kandi bivamo amakimbirane ya karande. Ikindi, ntuzigere ugerageza kugaragariza uwo mwashakanye ko umurusha gukora imishinga. Kirazira kwereka uwo mwashakanye ko udahari urugo rwahungabana. Uri umugore, kuba ufite ubushobozi bwo gukemura ibibazo byananiriye umugabo, kemura. Ntuzigeranye n'umugabo nubwo umugabo wawe atagomba gushinga ijosi ngo aharire umugore inshingano kubera ko ari we ukora. Nawe agomba kudaharira uwo bashakanye inshingano zo gutunga urugo. Umugabo ukora umugore we nta kazi ntakwiye kumva ko avunishwa n'uwo bashakanye, kuko uwo mugore nawe hari inshingano aba yasigayemo mu rugo, nazo ziremereye kandi zifite akamaro mu muryango. Ikindi, jya wibuka gusaba imbabazi igihe wakosheje. Nk'uko twatangiye tubivuga, umugabo ashobora gukosa, ariko usaba imbabazi agomba kwirinda gusaba imbabazi abikoranye uburyarya. Ugomba kumenya ibyo umugabo akunda, gukorera hamwe igenamigambi. Ugomba kuba umujyanama w'urugo. Ntabwo mukwiriye kwibagirwa ko umugore ari umufasha w'urugo. Ntuzigere usimbuza uwo mwashakanye abana bawe. Abagore bagomba kumenya kumwenyura imbere y'abagabo babo. Gerageza guhobera umugabo wawe. Niba umugabo wawe arakaye, irinde gushyogozanya nawe. Ikindi nanone, ntukagereranye urugo rwawe n'izindi ngo. Ariko kandi abashakanye bagomba kugira isuku muri byose, kandi bagaharanira kwerekana ko buri wese afite agaciro, ndetse no kubwirana amagambo arimo imitoma itomoye. Ibi byose nibyo tuba twaguteguriye. Kurikira tele montagne umunsi ku munsi, ubundi ubona amakuru agezweho. Ni Valens Nzabonimana, ndabakunda cyane.